Yes, hanyuma Mama Niyori cyangwa benshi niko bakuzi ni naryo zina nanjye ndi bukoreshe. Nandimo nkubaza byagenze bite kugira ngo uhuze na Nyambo cyangwa se uhure nawe mukorane? Urakoze cyane nkuko nabibabwiye nabanjirije kwa Mama Nike. Nyambo hari filime yaje gukinamo ya Mama Nike ku mukazana mubi. Twarakinanye rero tumaze gukinana mwaka nimero arazima. Nyuma yaho ndamuhamagara ndamubwira se ushobora kuzanyirisha muri filime yawe ko n'ubundi mbere yuko nza muri filime naramufanaga cyane. Hanyuma ngira umugisha ku Uwiteka nsanga anakeneye umumama wamubera nyirasenge muri filime yitwa The Message. Ahita mpamagara ndagenda ndakina ntangira gutyo gukina kwa Nyambo. Hanyuma experience yari imeze gute guhura n'abakinnyi bakomeye banamaze igihe kinini muri sinema nyarwanda bafite amazina aremereye harimo nka Bakirama ndetse n'aba Gerwari n'abandi? Experience yari imeze ite yo muri mu kibuga se cyangwa se muri kuri set? Ni ikihe kintu ubona uri kugenda wunguka gukorana nabo cyangwa se no gukinana nabo? Urakoze cyane kuba ikibazo cyiza mumbajije. Nukuvuga ngo jewe imbere ya byose bino bintu ndabikunda. Kuba mbikunda akantu kose bamba gukina nagiraje nkagakora neza. Gukina rero n'abakiramanu ni ibintu bisabye kuko kiramanye ntago wakina nabi ngo aguseke, ahubwo arakubwira anti bari kubikora gutya cyane undi mukinya akubwira bari kubikora gutya. Rero umuntu yakwigishije akantu bitugafata kandi none jewe ukuntu nteye iyo umuntu nzi ko ndusha ikintu mu byo dukora akaru kose akoze ngerageza ku buryo nakiga ku buryo nabasha kumwigana. Icyo kintu cyagiye kimfasha. Okay, hanyuma Cleophas, urugendo rwa sinema igihe gito rumazemo ni okay, niye improvement ubona umaze kugira mu gihe gitoya umaze muri urugendo rwa sinema? Nukuvuga ngo iki gihe mazemo gito bushobora kuba ari gito wenda ko umuntu abitangiye, ariko burya umuntu ajya kwinjira mu kintu mu bitekerezo byo abimaranye igihe. Ariko mu gihe mazemo mbona hari bigenda bihinduka uko iyo ugiye uhura n'abakinnyi bagiye batandukanye nawe hari ikindi kintu kiyongeraho. Nukuvuga ngo ushobora kwivamo impano ariko udafite uburyo wayimanaging cyangwa se uburyo nyine wayikoresha. Ushobora kuyikoresha mu buryo wenda hari butaziguye cyangwa se bitameze neza, ariko iyo ujyana ugenda uhura n'abantu bagiye bafite experience. Nguyu yagiye ahantu yazi mose twakirana hamwe ahiye cyo mbona kitagize nanjye ngo aricyo mwigiraho gucyo ariko mbona mu rugendo turimo rwa sinema cyangwa se ninjiyemo mbona nta kibazo kiba gihari bigenda neza. Okay, hanyuma Mama Niyori, nizihe mbogamizi ugenda uhuriramo nazo muri urugendo rwawe cyangwa se muri urugendo rwawe gukina filime cyangwa se muri sinema muri rusange? Imbogamizi ugenda uhura nazo kubera ko ukina filime nta bantu watubwiye ko uri ukijijwe, nta bantu bamwe nko mu musangiye agakiza n'iki muri mu madini bavuga ngo ariko nubwo ukijijwe ariko hari ibintu bimwe na bimwe ujya wakitinga muri filime nibibe byiza cyangwa nibise neza ku idini, ibintu nk'ibyo? Murakoze cyane. Ariko uri kumbaza ibibazo byiza koko. Nukuvuga ngo ndi umukristo nkuko nabikubwiye. Bose ahemba neza bagomba kugakora neza. Nukuvuga ngo iyo ukibyinjiramo ntago byabura, ariko jewe umugabo wanjye ashyigikiye n'umuryango wanjye ashyigikiye, abandi bo ku ruhande ntago mbarebaho. Ikindi kintu numva cyatuma wenda ibintu nabijyamo afite ipfunwe n'umutima wanjye. Rero nabyinjiyemo kandi ndinjiramo nk'umukristo kandi ndahamanya n'umutima wanjye n'umwuka bira ko nkiri umukristo, kuko ntago je nzatuma sinema izina ry'Uwiteka ritukwa. Oya, ahubwo izina ry'Uwiteka rizarushaho kuzamuka ko bwanjye. Kuko ntago je muri sinema nakora ibitera Imana isoni cyangwa bitera umuryango wanjye isoni. Oya, bagwaye nka rero yo kwambara mini cyangwa bikini ntago wayemera. Ndeteza ko nawe nubwo uri kubimbaza urabizi muri sinema iyo bagiye guha scene bitego n'ukuntu bakubona. Gutya kwawe physical appearance yawe niyo babanza bakareba. Kuko nkawe undebye ngo sinashobora kubasireye mama nawe yabura kwiyoro scene ntago nabasha kwifitira. Rero oya. Ariko bagenzi bawe benshi bajya bavuga ko umukinnyi mwiza agomba gufitinga buri role wese bamuhaye. None rero baguhaye rero ubu ngubu Mama Niyori bibaye ngombwa ko yambara bikini cyangwa se yambara yambara twa tuntu tugeze hejuru ukuntu byagenda bite? Byaterwa kuko jewe ikintu cyose cyatuma numva mfite isoni cyangwa umwuka wera yatuka ntago nagikora. Ntago wagikora. Ikindi mbogamizi ntago zabura kuko nkuko nakubwiye ko ndi umukristo, itorero ryanjye hari ibintu bimwe na bimwe abantu bavugaga Rebeka azahita amera gutya bitewe na doctrine y'itorero ryanjye. Ariko ndacyari Rebeka
ndacyakomeje kandi ni ukuri mpagaze neza muri sinema kandi naho itorero ryanjye ryambuza sinema sinayireka ahubwo ngewe ndeba Kristo kuko uko nareba itorero. Okay. Hanyuma Cleophas dukomeza sinema nyarwanda kugenda itera imbere aho nkaba ibyamani bye bikomeye ku isi nka Wiz Khalifa n'abandi bari kugenda bapostinga ba Emerald n'abandi ikigaragaza ko sinema nyarwanda iri kugenda itera imbere bitandukanye na mbere uko yahoze. Ese none nkawe Cleophas umuntu bijemo ariko utabimazemo igihe ubikora ushobora kubimazemo igihe ubitekereza ubipanga uvuga uti nakoramo iki nahinduramo iki none nize ngamba wazanye muri sinema uvuga uti nanjye noneho je bishiraho uruhare rwanjye kugira ngo itere imbere kurushaho tubona ko iri kuri move nziza none nize ngamba wazanye muri sinema zo kugira ngo ikomeze gutera imbere. Wenda icyambere kamazina warire kuri Mama Miracle bitewe nuko z'amazina y'imeshire mujye mwihangana nyine ariko umwana kaza kuza mara ni nta kundi byabaye naho twahuriye hano siko bwa mbere n'ubwo ngo ibintu wenda yaravuzeho wamubaje ikibazo mu kanya bate se kubendi gute ati bamubwira ati kina wambaye mini gira gute ibingibi bitewe n'iki no guhuza n'agakizi cyangwa se n'ibimurimo n'ubwo ngo nzi neza ko mu bantu nyine bandika abanzi b'amafilime cyane cyane akeshi hari role ureba umuntu akavuga ati umuntu iyi role yayikora. Mama Miracle iyo umurebye nta hose yaba ari hose uhita umubonamo izagoba kuba yakora. Hari ibintu hari hose wamujyana ubwawe ukaba unihombeje bose ibaza kumubwira ati ngiye kina wenda hari uri Slay Queen ibyo rwose nta musaro wamubona ntabwo byavamo ariko mukinishe ari umubyeyi wenda hari ushobora kuba ari mukase umukinishe ari umubyeyi wenda hari ufata neza umugabo ari umubyeyi ushobora guca inyuma umugabo we kuko we impamvu agaragara mu maso nk'umuntu ufite akizi cyangwa se umukozi w'Imana none niko atakona wataburiye afite n'akanatirere ni natirere burya nawe komeze n'umusatsi wiwe dore ko ameze ni ukunguko ni gutya ameze guys urumva nuvuga ngo rero ibyo biba bihari uretse ko wenda abantu ushobora kuba batebona mu shusho imwe ariko mbona ko sinema itawukuramo ibikurimo ahubwo ishobora kukuramo ibikurimo bitewe nuko nawe wayinjiyemo ariko niba we yarinjiyemo ari umubyeyi ukuze azi ubwenge kandi n'uwandika nawe burya arebera kuri talent cyangwa se tayi umuntu nuko andeshya ukwe uhagaze ugenge byo bigenda bimufasha gutuma n'umuntu wese wajya kumukinisha muri filime ahita abona role ye kubyo byihuse bitagoranye. Okay. Hanyuma no kuvuga ngo ati se uko ingamba uzanye zo kugira ngo none sinema yacu ikomeze moving yigira imbere moving forward nkuko turi kubibona. No kuvuga ngo rero ingamba mfitemo nzanyemo ubushize ubundi twatangiye imbere no gukora aho tuza kuza guhagarika gutwaza kubihagarika ubuza kubona ko mbone handi ari cyo umuntu yinjira mu kintu vuba afite nk'amava muhira ariko atarafata umwanya wo kuba yagitekerezaho. Uyu munsi wakumva ikintu runaka umuntu ashaka kumva uyu munsi sinema aho kari ahantu agiye kuyora amafaranga cyangwa se kumenyekana ariko siko biri ikintu cyose gisaba kubanza gutegura. Nuvuga ngo ubu ngubu gahunda ihari twanje gufata umwanya uhagije dutegura neza uburyo twenda kujya tubikora twafashije yuko no muri minsi iri imbere byibuze dushaka nka filime 3 mu cyumweru twajya zisohoka bihoraho nuvuga ngo rero ni ingamba cya twavuze ati haboneka abantu 10 cyangwa batajya bazireba ntabwo ibyo cyajya tugitaho aho twibiteye niyo gahunda twihaye ntaho twitaye ku nyungu zigiye utaziboneka ukinjisha ubizamo bigakunda cyangwa se bikanga ariko twebwe icyo turiho ni ubwego rwo kugira ngo tuzamure sinema mu kwizamura rero ntabwo wita ku nyungu ugiye kubonamo ahubwo bwati wenda hari nibikunda bizabyiza nibyanga nabyo nanone tuzabyakira uyu Mama Miracle wenda hari arugero rwiza niba ashaka kwa yarabijemo sinamenye wenda hari nyine gufata umwanzuro kubizamo ni wabizi bamuseka ariko we bitewe nuko yafitemo umuhate wo kubishaka anabikunze ukuvuga ngo uko bwije uko bukeye niko agenda izina rye rizamuka. Nubwo wenda bamwe babyita mu izina ry'abastari wenda buryo abantu benshi bagenda bayifatamo mbona usare ari icyo bo wakoze gifitiye beshi umumaro uvuga ngo mbese inyungu za beshi iyo umuntu wese azikoze buryo ngo mbona ko aba ari umustari uko biri kose kuko Mama Miracle nzi ko mu bantu benshi agenda afasha abagira inama ndetse ushaka umukinyi umuntu wazi wese ushoboye kugira ati uyu muntu niwe wazana urumva ko na wiki ni umusanzu burya ubukomeye ndaro umuntu ugera ahantu bajye kwihara avuga ati hano kwa mageze bagenda kuko uvuga ngo rero ni ubufatanye bwo kugira ngo mu kuzamura sinema ikiba kigambirijwe ni ugukora tugakora cyane kugira ngo turebe ko
hazagira icyazabonekamo no kugira ngo natwe dufashe n'undi rubyiruko rufite izo mpano narwo zigende zizamuka buhoro buhoro. Okay, hanyuma umuntu ashobora kwibaza nka Mama Niyoll ni umuntu umaze muri sinema ugaragayemo igihe gito ariko nanone ukozemo ibintu byinshi ku buryo amaze gukonfirma abantu umaze kuba umustar already. None hari umuntu ushobora kwibaza ngo ibi bintu bya sinema nimba mbikunda nkaba mfite gahunda yo kuzabijyamo, ese abantu babisanzwemo babimazemo n'igihe hari ikintu bibamari like nk'amafaranga Mama Niyoll imifungira kuboneka neza muri sinema cyangwa mu mafilime? Urakoze cyane. Nyine abantu bavuga ko nyine muri sinema nta mafaranga abamo, ariko biterwa n'ukuntu umuntu abayeho. Giye ku rwego rwanjye rukuntu nteye iwacu turarya. Narifite akazi ndagahagarika ninjira muri sinema. Ni ukuri kose igikoma kiraboneka, isuka iraboneka, turarya, ibirayi birimo. Rero wenda umushobora kuza mubwira ati genda tangura imodoka nzahita nubaka, simbizi, ariko jewe uko biri kose ndarya, kandi jewe iyo nariye ibintu byose ari amahoro. Mbese mu magambo make amafaranga arimo igihe wabikoze neza, ntago umuntu wahitamo kubikora nka professional ntago yaba yobye. Oya, nta kintu bitwaye. Hanyuma mbona kubwira abantu bitinya bigira ubwoba ngo abantu baravuze ngo nta mafaranga arimo, muze ahubwo mwebwe mujye mubaho ubuzima nyine mwakagobye kubamo. Ntuzumve ko uri umusitari cyangwa wamaze kumenyekana utangire kubaho kutabagaho. Niba iwacu twaryaga bitatu numva ngo nagiye muri sinema, niba nagiye ahantu nkakora icyo gitanu nze mpite ngiryo cyose, niba nakora bitatu se nariye 3500 cyatanu nka saving. Jewe ndarya. Murakoze. Hanyuma rero umuntu ashobora kwibaza ese Mama Niyoll cyangwa se ni naryo abantu bakuzi nyine bumwe gukoresha umuntu ushaka ko umukinira muri film, hari abantu nka management bisaba ko amanza gucaho, ese ni wowe yibariza ruhande rw'abarebera inyungu zawe urimo, ese ubundi yagukeneye umuntu ugukeneye mbese bigenda biti kugira ngo umukinire? Ariko uri umuhanga sha urabaza. Murakoze cyane. Boss ayimba neza rega. Kuvuga ngo ntago nyine ndagera ku rwego rwo kuba navuga ngo nabaye umusitari ku buryo nta nubwo ndanabawe cyane ko uri umusitari bizaza kubera oya ntabyo kuza byaraje nubwo inyongera atari mbi, ariko uko byaraje ibindi bizaza ari inyongera. Murakoze cyane. Ntago ndavuga ngo mfite manager ngo managinga. Iyo umuntu ashaka umukinira muri sinema yiwe arampamagara kuri telefone yanjye tukavugana, hari igihe ambwira ati ngwino umfashe nkagenda nkamufasha bitewe nuko tuziranye, kuko amafaranga si yaza imbere cyane. Yewe mfite icyo nshaka kugeraho. Nimara kubaka izina amafaranga nzayabona. Merci. Hanyuma Cleophas, uje muri sinema wigezemo noneho ari nka plan wapanze igihe kinini, nubwo bibagamo mbere ariko utari wabigira profession, uraje ufunguye YouTube channel nshashya yitwa Gwesa Migo TV, ugiye kujya ucisha amafilme yawe agiye atandukanye. Ese umuntu ashobora kwibaza ngo wa muntu wari ufite imana, wari ufite talent yo gukina film kandi nta bushobozi afite like nkaho kwigaragariza niki kintu uzafasha abantu nk'abo ngabo? Yewe ikintu cyaba gihari cya mbere mu by'ukuri umuntu wese twe nta hantu dufungira imiryango, uretse ikintu kiba gisabwaho iyo wageze kuri Gwesa Mihigo, ikintu dupfa n'abantu cyangwa se turekura abantu ni ikintu kimwe. Uko waza ukina kose udafite ubushobozi cyangwa se udashaka kuba wenda hari wafata ibihangano byawe cyangwa se ibyo wakoze ubigeze ku nshuti zawe, ku bavandimwe ngo bibereke, dutakwewe tuguhanagura tukuramo gusharinga yutabikora. Ashobora kuba nyine arimo wa muntu biza amatabikunze n'urugero uwo ntago waboni uwo ni ubudashaka, ariko wa muntu bikunze ubifitemo nk'intumbera akavuga ati ariko naho kwigaragariza mfite ese nakora iki. Abantu nk'abo bo ushobora kubakira ukagira icyo bafasha. Abo ngabo ndabakira, ariko nabo bari kuri condition ivuga ngo ibyo yakinye cyangwa se ibyo ashaka ko nyine kateramo imbere nabwo nabyivangira nabo agende agaragara, kuko iyi sinema nuvuga ngo nuruhererekane, nuvuga ngo nukuzenguruka. Niba uzengurutsa rero ari amakuru ushaka kuzengurutsa ubanza guhera ku nshuti zawe ukagenda uyabagezaho. Ariko niba ushobora kuba wumva ko Mama Niyoll ashobora kuza akina muri filime akaba atagaragaza inshuti ze ibyo yakinye, nuko aba atabikunze. Ariko mu gihe abikunze ntabwo afite ipfunwe yo kuba yayipostinga yahereza abantu ati murebe ibi n'ibi nuko. Nziko no mu bantu badufasha cyane muri Gwesa Mihigo harimo ko n'umuntu abo bayitangiyeho harimo cyane, kuko wagezeho ntabwo mutera ipfunwe yo kuvuga ati dore ngira ahantu kugira ngo ahirize umuntu kugira ngo akomeze anazamura urwego rwe, anazamuka, dore ko nyine we ahari kugera ariko tugenda nyine turi munsi yiwe. Reka wenda mwunganire gatoya. Hari ukuntu umuntu aba yiyumva. Tuvuge jewe nkina muri filimi Ibanga irebwa n'ibihumbi 100 ku munsi.
natangiranye na bashobora no kurenga na Cleophas banarenga natangiranye na Cleophas igihe twaratangiranye atangira Rwesamihigo nukuvuga ngo niwe muntu washyize kuri kamera bwa mbere ndatinyuka we na Mama Nick none namara kugera muri iriya filimi nyine irebwa cyane nkumva ko zino niba nayikinyemo ndi posting kare ngomba nifitiye isoni ariko ntago ari ahantu hose wakire baba bagira views 3 ba proud kuko ibyo ukora ni harimo creativity yawe harimo umwanya wawe ibitekerezo byawe niki okay hanyuma Mama Niyori nge niryo ndi bukoresha kuko niryo abantu banakuzeho cyane okay noneho rero umuntu wagwa inspiration duhere hano mu Rwanda yo kwinjira muri cinema ninde murakoze cyane of course Mama Nick kuko Mama Nick afite ukuntu asa na mama wanje marigire ko mama wanje ntahari ariko Mama Nick kuva cyane namukundaga ngize umugisha ndaramumenya asanga koko nyine n'umubyeyi nyine uri hambo kugira ngo muhobera akakubwira ngo kibondo hanyuma nkagira undi muntu nireferaho cyane mama w'umurundi kazi yitwa Fanny Lavine ndamukunda hanze y'u Rwanda nowe umuntu mu bukinnyi wa filime ukunda yitwa Lucy Kadri mu Nigeria niwe uko experience y'u Rwanda ubu ngubu Rwesamihigo TV ni muzanye ingamba zitari nkeya kandi nziza kuri sinema nyarwanda ariko umuntu ashobora kwibaza ngo ese hari ibihangano bimwe na bimwe mwatangiye gushira hanze like nk'amafilime n'iki kuri ubu ngubu cyangwa ntago biraboneka byaratangiye biriho rwose birameze neza kandi bifite birimo inyigisho ko twebwe nuza zose tuba dukina filime zose zazifite inyigisho kuko no minsi iri imbere ndazatangira noneho indi channel izaza n'icya zaginyuraho ibintu bigiye bitandukanye yigisha abantu gukora ibintu byagira umumaro bwa buri munsi abashaka kwiga gukora amasabune bikababeshaho kwiga gukora amavuta bikababeshaho abashaka kwiga gukora ibintu by'amafari n'ibyo byose kwenda kuzakoranaho tuzamenyesha mu gihe minsi iri imbere uvuga rero ntago sinema birahagarara hanga cyangwa se ibyo tugiye gukora biri buhagarare gucya tuzakomeza kugenda tubahereza ibintu byinshi ariko byingira umumaro by'ubuzima bwa buri munsi atavuze gusanga arebe atahe ngagende bucyo gusa ahubwo arebe nimugira umumaro niba ari amavuta yakeneraga ajya akorera iwe mu rugo mu gihe abonye ubushobozi niba ari yasabye yakenaga ajya kugura ku isoko ajya byikorera iwe mu rugo ibyo niyo tugiye kuzakura n'indi mu minsi iri imbere nziko nayo bitare ku kwezi nabwo tugira ngo tuyereka abantu kugira ngo bajye bakomeza kugenda badukurikirana tubahereza n'ibyiza kugenda birushaho kugira twese tugende dufashanya muri gahunda ya sinema. Okay. Shitwa bakunzi ba Rwesamihigo TV, ikiganiro cyacu cy'umunsi turi kumwe ni Mama Niyori, Rebecca n'andi mazina bashobora kumuzo bitewe n'amafilime wagiye ureba. Kandi tukaba turi kumwe na Cleophas na ni CEO wa Rwesamihigo TV, ndetse akaba ari n'umuntu uje mushyashya ni umushoramari mushyashya twungutse muri sinema. Turi kujya tugana byinshi bitandukanye ingamba zanyemo ndetse n'iki. Ubwo rero mbwira wowe utarakanda subscribe ko uri gomba byinshi cyane cyane ukunda film ukunda sinema nyarwanda. Hanyuma dukomeze. Mama Niyori, ubu ngubu umaze kuba icyamamare mu mafilimi banga The Message n'ahandi hose. Noneho ubu ngubu umuntu ashobora kwibaza ese wowe iyo uzaba wari ufite kuri ubu ngubu ibyo ugezeho bihagije cyangwa se uracyafite indi target yo kugera ku rundi rwego rurenze urw'ubu ngubu tukubona? Murakoze cyane. Oya ntago ndabigeraho nta nubwo ndanaganya. Cyane cyane anshimiye n'abantu babashije kumpa umwanya nkakina muri sinema zabo. Nubwo akabimenya ngiye kubivuga muri filimi zabo. Sorry murakoze. Byose ni kimwe ari. Naje muri filimi igikomere. Hari igikomere nari mfite n'imari imyaka myinshi cyane. Cyakiza ariko ngeze muri sinema. Rero nta hantu ndagira sindanaganya kuko hari intumbero cyane ko numva hari filimi yanjye nshaka kuzakora kera niyo yaba mu myaka 40 ariko ndatarwana ndacyakotana kandi abantu bambwira bari kundeba bajya bambwira ati bongeremo iki ni ubufasha bw'abafana abakunzi banjye hari bari kuhakina gutya wahakina gutya ndacyabikeneye bamfata amaboko kuko ngiye nshaka kuzaba umuntu uwenze ushaka kuzaba umuntu wa danje ariko nibyo byiza kabisa. Okay, hanyuma Cleophas
ni ikihe kintu ni ubuhe butumwa wenda tutarajya mu bintu bya kure cyane, ni ubuhe butumwa cyangwa se ikintu muhishiye abakunzi ba sinema nyarwanda, especially wenda kuri iyi movement cyashya muzanye Rwesamirwa TV, ni iyihe change noneho muzanye uvuga uti ibi nibi namaze igihe mbibona bigenda nabi, mara igihe mbona bikorwa nabi, ariko noneho kuri iyi nshuro nje kubikosora, noneho ibintu tugakora ibintu birenze bigera ku rwego rwo hejuru cyane. Aha murakoze. Twe ikintu cya mbere gihari kuruta ibindi ni ibyo gufasha kuzamura abantu bafite impano. Tuzi ko hari abavuga benshi ati ujya gukinira ahantu bakagusaba amafaranga, tubasanga amafaranga, iwacu nta mafaranga atangwa. Kagiti mwe ntago mukaka bose nako bimeze, ntago mwaka Kagiti. Oya, nubwo ibintu tubikora nabwiye ati turarasenga. Dusenga rero ayo tugomba gucana ukwina. Uje hari ibintu byisa biriho, ari ukigeraho ufata umwanya gatekereza ati se uyu munsi uramutse uhemukiye umuntu, iyo ndebye ngabona umuntu apfa akibagirana, wareba we undi agasigara aho ngaho ukareba ibyo warakoze, ari usanga nyine biba bidakwiriye. Ngiye rero twe iwacu ntabwo ushobora kuzana nk'umunsi wa mbere cyangwa nta tike ubona, ariko ukaza tukakugaburira tukagufasha, kuko nanjye ibyo ngibyo umuntu nyine aze kuza kugaragara, hari imbaraga ziba zahagendeye. Ariko mu by'ukuri nta muntu umaho cyangwa se uza kuza gukina umubwira ngo meza amafaranga nyishyura, nk'uko ahandi wenda hari biba bigenda, nta biba bihari. Twe tugerageza gushaka imbaraga twazishakamo tukabikora kugira ngo dufashe baba. Ko ngira ngo ngitangira hari ngiye byabo nabaje umuntu ati ngo ko nshaka gukina filime kandi bishoboye, arambwira ngo wakinye he. Twere tuje kugira ngo dufashe abantu, natwe twifasha rero tuzamure urwego rwacu. Nicyo kintu hanini kirimo cyo gufasha abantu. Wararebye mbere utarajya muri sinema uravuga ati akantu Kagiti kanze nkarwanye, kuvuga ngo nimba ufite tara, ariko niba ufite tara ntago ihagije, manzi ugira ukuntu bigenza kugira ngo tukugaragaze. Nicyo kintu cya mbere uje gucana muri sinema. Bose ibyo nta bihari pe, iwacu nta Rwesamirwa nta bihari nta. Okay, hanyuma Mama Niyori, noneho umuntu ashobora kwibaza ese Mama Niyori tubona muri filime zitandukanye, wenda actinga bimwe cyangwa ibindi, ariko akenshi n'ubundi wa actinga ibintu biro cyangwa biri hambo, ariko se mu buzima busanzwe tuvuye muri sinema tukaba tuyivuyeho, ubuzima busanzwe ubundi ukunda iki? Mu busanzwe ukunda kuba uri he handi iyo utari muri gahunda za filime n'ibindi? Urakoze cyane. Gendo Kristo zahora ndiwe. Yewe mu bintu nkunda, ikintu cya mbere nkunda kuririmba. Mfite ijwi ryiza ariko nkunda kuririmba. Ikindi nkunda gusenga, atari mu rusengero cyane ariko mu mutima. Amasengesho geriko ndaterana, uko nziko guterana nyine ari itegeko ry'Uwiteka, guterana kwera ari isanzwe, ariko nkunda gusenga no kuririmba. Yego, mbere nakundaga football, ariko kubera ko maze gusaza n'akagare, ko maze gusaza narabiretse, ubu nkunda kuririmba no gusenga. Okay, hanyuma hari ikintu Cleophas yarakomojeho gatoya, avuga ko hano muri sinema babagora bakabaka amafaranga n'iki, ariko nanone ku kijyanye n'abantu b'igitsina gore hanini bavuga ibintu bivugwamo ko muri sinema ndetse no muri bice bitandukanye byo muri industry y'u Rwanda cyangwa se muri entertainment, bavuga ati wenda nimba uzi kuririmba, ufite impano yo kuririmba cyangwa gukina filime, abantu bamwe na bamwe bagenda bakazaroswa zo kugira ngo baryamane nabo n'iki, ibyo bintu wowe urabyumva cyangwa se ari ikintu biziho nk'umuntu umaze kumaramo igihe? Murakoze cyane. Ntago njya nkunda kubivugaho cyane, ariko hano tuba duhari kugira ngo nyine tubashe kuvuga ibintu biri reality. Nyine abantu barabivuga, ariko je ndashima Imana nta muntu urabimbaza. Ukuba nyine nk'umuntu akubwiye ngo kana karambwiye ngo kugira ngo nzamure ngo bigende, barabivuga pe. Mbese birahari, biravugwa, ni ibintu bihari. Biravugwa, ariko jewe ntago bigeze bimbaho. Yego. None iki rero nubuhe butumwa waha umwana w'umukobwa se cyangwa se undi mubyeyi nkawe wimvamo impano yo gukina filime? Ni ikihe kintu wamubwira cyangwa se nihe nama wamugira? Murakoze cyane. Icyo nabwira umukobwa cyangwa umumama bifitemo impano, nyine hari ikintu kigora muri buno buzima bwo kwinjira muri filime nyarwanda, kumenya ahantu wakinjirira. Basi kamwe abantu bakina filime binjirira. Ngiye namaze imyaka 10. Nanje kwiga 2010. Shaka nakinjira ngo nkine filime cyangwa teatro ndahabona. Ndaza kubikubwira wenda no bimbaza ntago bakambajije. Icyo nabwira uwo muntu ufite iyo mpano, we nashaka abantu, niba nk'uyu mukozi w'Imana avuze ati mfite channel yanjye nshaka kuzamura impano, abaraza gupininga nimero yiwe ukamuhamagara. Iyo umuhamagara ukagira amahirwe mukabona ukaza ukahakina, nanjye ubumenyi
nukuri kose pe ngiye ukuntu nteye kuko nanjye ziko narafashijwe niyo mpamvu nkunda gufasha kuko nanjye narafashijwe iyo umwana ambwiye ati wagerageje umuntu akantu mu mukino ndabumushyira akikinira niba afite impano bikitinya ni bahaguruke turwane dukotana okay ariko nanone hari ikindi kintu kivuga yuko benshi uko maje kukwana ko kwitinyuka niki hari ibindi bintu bivuga yuko abakobwa benshi cyangwa se abamama cyangwa se abantu b'igitsina gore kenshi ngo bahurirayo n'imico mibi cyangwa se bagahinduka bakavamo indaya birasi n'ibindi wowe noneho bivuga iki nk'umuntu birimo kandi ukabimaze igihe murakoze cyane biriya bintu niko umuntu abateye kuko mbere nanjye yanibaza bari abantu baba baryanye mu buriri bari gukina umuntu wese tarajya kuri kamera ko abitekereza ariko nari ugubimbajije urabizi ni ukuvuga ngo iyo uri mu cyumba uri gukina n'umugabo muryamye uba wambaye hasi ni hano gusa bagira hano ukagaragaza umubiri haba harimo producer harimo cameraman nka batanu abafite amatara amasound n'abakinnyi bari kureba ukuntu mwacting n'uwabikora ntabwo abikora muri sinema abikora hanze ya kamera rero uburaya buvugwa muri sinema ntabwo buhari ahubwo abo bantu n'ubundi baza muri sinema ari indaya babasanzwe n'undi ari ibintu babisanzwe barimo babasanzwe ari ibiraya bagatukisha ubuga ariko rero ntabwo abantu bose bakina filime barinda okay hanyuma aho ni ku ruhande cyane cyane b'igitsina gore hanyuma Cleophas wowe abavuga ko abantu benshi bagiye muri cinema especially wenda abantu b'igitsina gabo nabo bagiye kuba ngabasinzi abanywatabi abantu bikundira gatama n'iki noneho wowe ngo bakajya bikoma n'ibyana n'iki niko nanjye mbyumva no ku mihanda wowe bivuga iki noneho iki kintu bivugaho nowe butumwa waho umuntu nawe ubitekereza gutyo cyangwa ubifata gutyo nkaho birimo n'iki cye wamubwira cyangwa se n'iki wamubwira kubijyanye n'iyo ngingo icyambere kaduhere ku kintu cyerekeranye n'ubusinzi yewe nda nk'ubu ngubu hari filime twakinye twasiranze uyu munsi twakinye n'umusinzi yitwa ngo iki nawe nyine kuri Rwesamihigo yakinywe no kuvuga ngo nyine umukobwa nigaragaza nyine umukobwa uburyo yanze umusore agakunda abasaza bafite amafaranga kandi abasaza ari abasinzi nako nyine nakubyanditse kuri title yayo ariko no kuvuga ngo by'ukuri ngina filime nasinze nk'umuco kwa ndi hano gucya kwambwira ati kina wasinze aho kanya ngata mbikora tino kurebana bita nuko aribyo niyumvamo uvuga ngo rero nubundi niba uje muri cinema ubundi bisaba kunywa nose wakwakitinga uri umusinzi utanyweye yego utanyweye uri umuntu utanywa ukatinga umusinzi ndabikina nasinze umaweshere ngewe nakune urayuza bandi bagabo uzajya ugenda usinde urayize kunsimbira nayanjye mba nanywere urumva nukazayuza kundereka iwanjye ndi umugabo reka nkubwire njyewe nzagutana igende uzandase uri indaya barabimwe bajyamanye wa mugabo kwa Mariko muzi y'umunyinya ntabwo ari wowe wasugira njyewe indaya barabimwiye turi mu kabari turi gusanga inzoga okay ni cyakoze birashoboka cyane kuko umuntu ashobora kubyibaza ese umuntu akina gute yasinze atasinze bigenda bitatanyweye ni impano ni ibintu yabikora birambwira ati ntabwo ari ugushakisha ukabikoraho ubwo nuko ni ibintu babikurimo wumva ko ari ibyawe mbese ari ibintu usanzwe ushoboye uyumvamo ikindi cyakubwa ati se iyo baje baragenda bakaba indaya ukagira gute nuvuga ngo nk'ubu ushobora gukina filime y'urukundo uri n'umugore cyangwa se n'umukobwa ariko mu by'ukuri wowe nta burayi bukurimo cyangwa se nta riri kurimo ry'uburayi cyo ntabwo wabijyamo kandi uvuga ngo filime dukina ibintu bya nyabyo biriho niba uyu munsi wambwiye ngo urakina uri umusambanyi kuko vuga ngo turi kwigisha natwe turabigaragaza uburyo bikorwamo niba ari ubusinzi ndagaragaza niba ari ubusinzi niba ari ubujura ndagaragaza niba ari ubujura niba ari amagambo ngira amagambo kuko ari ngafite twakinye ubushaka bw'abagabo niko twahinduye tahita ariko yarimo nyine uburyo abagabo bagira amagambo nyine biraho ngabo ako kahita bibamo tubyinjiremo neza nuvuga ngo rero ibyo mama Miracle yavuze ibi byo kugenda hariya ukajya gukina filime kuriya umuntu aryamanye n'undi nyine niba bihari nyine barabigaragaza ariko ni inyigisho abari gutambuza ugenda kuvuga ngo uramutse urebye abantu bakina filime cyangwa bakora cinema burya nabo wabita ni nk'abakozi b'Imana kuko nabo impamvu wabyitabo nabo bakora bigisha ko n'ijambo ry'Imana riratwigisha burya nabo babigisha tuvuye wenda ku isura mbi akenshi na kenshi abantu bakekera iyi cinema
Noneho tugiye ku byiza bya sinema hano mu muryango nyarwanda muri rusange. Ni ikihe kintu ubona sinema ifasha umuryango nyarwanda muri rusange? Sinema nyarwanda ikintu ifasha mu bantu mu banyarwanda cyangwa se mu muco wacu, icya mbere ni uko sinema twaduhereho, sinema ni umwarimu. Sinema yakorerwa, sinema ni mwarimu, ni umwigisha uko biri kose. Uvuga ngo sinema kandi ni siporo yose, nkuko twumva abantu bakina football, volleyball, handball n'indi mikino yose, burya nayo ni siporo. Kuko siporo nta wakina football bitakurimo, ni wakina volleyball bitakurimo. Uvuga ngo rero niba nuvuga ngo na sinema nayo cyangwa na filime ni ibintu wumva bikurimo byukora. Umva ko rero ikintu kiba gihari, icya mbere umuntu iyo abikunze byose birakunda. Hanyuma Mama Niyori, wowe ni iki ubona sinema noneho ifasha umuryango nyarwanda muri rusange? Urakoze cyane, nkuko Cleophas yabivuze, icya mbere nyine abantu bariga, kandi ikindi abantu bakiramo ibikomere. Reka ndaguhe example imwe, iriya filime twakoraga The Message. Hari umwana umwe w'Ikarongi yaranyandikiye kuri WhatsApp arambwira ngo iriya story ukuntu yubatse, ibintu dukina byose uko yubatse byamubayeho. Rero yari afite igikomere, agenda kiri gikomere bitewe n'ukuntu nyamba agendaga yakitinga na Kiramani bakitinga birangira kizi igikomere. Ikindi nyine muranishima, ubu rero nagiye kuri seti nubwo maragiye gukina ndaseka nkishima, undi nawe uri kureba sinema arishima agaseka, n'ibibazo bya Kigali n'iki ukagenda ugiyibagiza. Kandi noneho turanarya tukananywa byose. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza ngo noneho Mama Niyori, filime zigiye gusohoka azaba arimo cyangwa se azagaragaramo, zimwe muri izo ushobora kutubwiraho muziteganyije kujya hanze, ariko noneho wowe urimo abantu bakwitega cyangwa se abakunzi bawe, abafana bawe muri rusange? Cyane nizo za Rwesamihigo, ariko hari n'indi filime imwe y'umuhungu witwa Gaye Nyatanyi yitwa Sinzagutererana. Gaye zizaca kuri Nyatanyi Gaye. Izaba ari filime nziza cyane. Nyatanyi Gaye. Sinzagutererana ni filime nziza irimo inyigisho y'umwana w'umukobwa watewe inda na se, kandi uwo mwana yikundanaga n'umuhungu, ariko umuhungu aza gusara. Ariko baba w'umukobwa bakanga umuhungu kubera ko ari umukene, kandi umwana amukunda. Nyine ni filime nziza. Umunsi batangiye gushyiraho utuntu twazaga tujye gusohoka, nzahita mbabwira ko bazakoresha posting abantu bayirebe, izaba iryoshye. Okay. Ariko hari n'indi filime ya Jojo yitwa Impeta. Guys, tugende kuri Jojo Films murebe filime igiye kuzasohoka yitwa Impeta. Izaba ari nziza ko. Okay. Hanyuma nshuti bakunze ba Rwesamihigo TV, uyu munsi tukuganira n'abantu bakomeye hano muri sinema nyarwanda bamaze kugira experience igiye itandukanye. Barakomeye kuko kugira ngo abantu bamwe na bamwe kuzagera nkaho ugeze, harimo urugendo, harimo ibikorwa byinshi wakoze bigaragaza ko ushoboye koko. Yes, harimo Mama Niyori, harimo Cleophas, turwana byinshi bigiye bitandukanye. Dushimira kandi subscribe nawe utakana tukugira ngo nicyo gihe nawe kanya kugira ngo utajyicikwa n'ibikorwa byacu bigiye bitandukanye kandi byiza tugenda tukugezaho. Hanyuma Cleophas, abantu benshi nk'ukuntu bicara, abagabo benshi bicara bati ngewe nkore business runaka cyangwa se nshira amafaranga yanjye muri kintu runaka, wowe nagiye ujya wicara rimwe na rimwe ugumva ko amafaranga ushira cyangwa ujya gushira muri sinema azahomba cyangwa se nta nyungu uzabibonamo? Ngembe na mbere nuvuga ngo ni uko umuntu afata umwana akamweza ku ishuri akajya kwiga, kandi uramutse ufashe amashuri ari mu gihugu cyose ugafata abana bose biga, ese abana bose ubona uzi neza yuko ko akize ko azabona akazi? Hari ababona akazi, hari n'abakabura, hari abasambo, hari ababa indaya. N'umuntu wiga contabilité ejo ukajya usanga ari umufundi cyangwa ari umuyede. Ejo ugasanga umuntu yabaye producer yarize math physique, ariko ubuzima ukagira aho umwerekeza. Uyu munsi rero ntabwo nshora amafaranga ngavuga ati wenda ngiye guhita ngira icyo mbonamo uyu munsi cyangwa se byahomba. Nubundi baravuga ngo nibikunda, nuvuga ngo mbese sinema ko nyibona nyibara ng'urusimbi. Ku bantu nyine bashora amafaranga muri sinema ni ng'urusimbi. Urusimbi ushyiraho hariya ukarya cyangwa se ukaribwa, ariko ibyo bibaye uriyakira, ahubwo icyo wirinda, ese abantu mu byakira kimwe. Yewe ng'ibintu ntabwo mbishyira mu bwengo ejo nzagaruka cyane, ejo bundi nzagaruza, ko n'ushaka kubishyiramo nuko mbikunda. Niyo mpamvu atari kubikunda ntabwo rwose nafata ngo njyashyiremo, kuko ubwo nafata ngashora mu bworozi, hari agabate ejo n'ejo bundi akizaboneka. None turaborozi tworoye inkoko, tworoye n'ingurube, twe turabikora byose. Abakunzi b'utubenzi
urumva hari indi mirimo bankora ubuzima busanzwe bwa buri munsi urumva ariko ni ukuvuga ngo ntabwo ngewe naje mu mvuga ngo bite mbonamo inyungu ariko niko nzi ko ningora nidukora neza wakora ibyiza izaboneka amafaranga nayo azagenda aboneka amafaranga nayo ntazaboneka ariko uyu munsi ntago mbara umuntu ugiye kubonamo amafaranga ahubwo mbara nk'ukora ibintu nkunze nishimiye nicyo kintu ahandi kandi bigatuma nansabana n'abantu nuko nguyu turamutse turi kuvugana n'abantu kuri telefone akuba turi guteretana birahunga byakira iyo tuvugana n'umugore turi hamwe turi aho ngaho kwazi ko nyine ibya sport ni cinema biraho ngaho nawe yageze mu rugo abageze giwe abaraho ngaho byose nta bisanzwe birahunga cinema rero nashoyemo kugira ngo mbonamo inyungu kuko iyo nza kuza nkurikiyemo inyungu mba narabiretse ariko niko mvuga ati igihe nibikunda nta kibazo nabwo nibidakunda nanone nabwo nta kibazo hanyuma none rero Cleophas tukire kuri iyo ngingo y'amafaranga niki ese ko bimazemo igihe nubwo ari bwo bitangiye ujya ubirivinga ko hari abantu bamwe na bamwe cyangwa se wigeze ubona bo bashoyemo amafaranga yabo akaba yabyara umusaruro nk'uko umuntu yashora mu zindi business zitandukanye birahari benshi birahari rwose birahari kuko nigeze kuganira nawe nuza Mugisha uyu kibonki nyine mu muturanyi twaraganiriye ambwira uburyo ki ari urugendo rukomeye ariko nubwo rukomeye hari igihe kigera iyo udacitse intege bishobora kubonekamo umusaruro twaganiriye ni Garasiye niteka Papa Sava nukeze kuvugana ariko mbwira ati ibintu byose ni ugushyiramo umuhati ugashyiramo imbaraga ati ukoze story nziza ifite icyo yigisha abantu nta mpamvu abantu batawukurikira ati gushyiraho story uyu munsi karibwa n'abantu babiri batatu ariko abantu batatu bayirebye iyo ushize hindi uko bigeze kureba iya mbere barayireba yari nziza barakomeza bizamuka ndetse dushime n'abantu bamwe namwe nyine bahora batubwira badamugara ati bose murakina ibintu byiza bihari bisanzwe ko twebwe iyo dukina ntago dukina film twe dukina ibintu bihari bya nyabyo by'umuntu ashobora kubona n'amarira akagwa twebwe niba ari ukukubita baragukubita bigaragara niba ari ugusinda aragusindira paka murabone ko wasinze bya nyabyo urumva niba ari amagambo ugiye kuvugana uvuga ngo ntuze usanga niba ari ugutukana urumva aho tukamabere ya nyoko inuri n'ikindi bitatu urumva ubwo nazashaka byose nyine biha twebwe ngo dukora ibiriho ntago rero twaje ngo tuje kuramo ibindi bintu niboneka ariko abantu bose twari tuganira bavuze ko iyo ukoze kuko nta kintu umuntu nyine ageraho atavunitse ati niba ushaka gufata umwana ukamwiza ku ishuri yugize amahirwe ariga akaza kubyara umusaruro bazavamo bahanga ibintu bakora ibiki byose mirimo nuko yize natwe rero ngo tuba turiho gutya ni ngishuri ahubwo ati saa kwisa ashobora kuzatwa umusaruro cyangwa se nanone ukabura kuri munsi ngibi bishobora kubikora mbirimo gutya mfitemo imbaraga ejo ngabo ndapfuye ndamuka apfuye ngira uzazamurwe n'umugore cyangwa undi muntu bishobora kuzaburana niyo mpamvu rero nta zindi nyungu twebwe tuvuga ati bizakunda n'ibyanga nabwo nta rubanza hanyuma Mama Niyori umuntu wari uri mu gakiza wibereye muri church cyangwa se mu rusengero harya niko babivuga wewe uri gusirimba uri mu mwuka uri kwisomera ijambo ry'Imana ugira gutyo bawongeyeho n'ibintu bya sinema noneho hari ikintu umuntu yakwibaza ese filime yawe ya mbere ijya hanze wagaragayemo abarokore bagenzi bawe nimba ariko nabivuga cyangwa se abo musengana mu matorero n'iki bo babyakije gute babifashe gute nize feedback baguhaye urakoze bahita bandika mu izina rya Yesu Toka shitani mu izina rya Yesu abademoni bashye abazimu bashye narazakiriye nyinshi cyane ariko giye kubera ko ntabwo genda ndebera ku muntu ikintu umuryango wanjye wakunze n'umugabo wanjye undi muntu wese wo ku ruhande ntabwo njya mureba yewe naravuze kandi koko ni nawe reality umunsi nzabona sinema igiye gutuma ntandukira iby'umwuka wera kundi tagakizayivamo niyo mpamvu rero ntwarana kandi atwara nk'umuntu uzi yonjya sintwara nk'umuntu utazi yonjya barambwiye nyine bahamagara umugabo wanjye bagiye kuba indaya baramubwira ndamubwira rero wowe iturize yashatse nyine football aziko nzi gutwara nyine iwacu ni utuntu twacu sibyo rero comment ntago zabura n'ubu hari uwo muhura akagucyaha n'izina rya Yesu nanubu akatagukuramo igitambaro wewe uracyakijijwe
Katolika kandi wambaye ahantu ugera ariko nyine jewe ndi umukristo kandi mu mutima nta muntu ndebera. Hari akantu wagumye gukomozaho ko kuba warakinaga football rero twarashaka ngo tukagarukaho none by'umwihariko. Ese mama niyo imbere yuko tumumenya yakinaga football byanyabyo cyangwa se yari umufana wayo gusa? Wabikozeho wayikinnye wagiye mu kibuga? Abantu bareba ibiganiro batandukanye, abantu kwiganye muri Igahini kuri groupe scolaire. Nakinnye kuri Espagne i Nyanza, nakinaga football. Ntago ari football yandi kugera mu ma equipe nkata. Nakinaga kuri kabiri. Defense yanjye. Yanjye ndari gukumbusha. Abantu munzi muzandike muri comment. Genda umukino. Kandi ungu kamaye. Ujya kuri TikTok. Nabwo wagaconga kakaba. Akagare. Amwe mu makipe bagiye ukinira wibuka? Urumva ni ibigo by'amashuri nko kuri Centre y'u Rwagiye Rwamagana ni henshi cyane. Nirange Butare nize no kudoda igifite certificate yo kudoda nizo tuntu twinshi. Genda tuntu twinshi dutandukanye. Nubundi wari usanzwe uri umuhasara na mbere yose. Nyine nkunda kumenya utuntu biza kagiye gukora cano yigisha utuntu. Munzango giye ngwete voza yigisha ko risabuneze. Ushaka tuzahura ejo ntaka kare kare misabure ndi kwamama. Muragura. Nuko. Okay, hanyuma dukomeje gato kandi kuvuga ngo ukunda kumenya utuntu tugiye dutandukanye. Hari niki wabwira abantu abenshi cyangwa se abamama benshi n'abadamu benshi baba nabushake bafite mu bintu byo kujya mu murimo baba nyine baraho bakonje avuga se birambigiyemo se ndi umugore se babifata nabi, like nk'ibyo byo gukina umupira, gutwara igare, kwiga ibintu byo bitandukanye, ibi ntago nabishobora ngewe ntago ari ibyacu, niki wamubwira? Namubwira ngo ari kwigirira nabi, nasigaye kwigirira nabi. Mbaza ngo impamvu ituma mbikora ni iyi. Genda ndicara nkavuga se ubu ngubu umugabo wanjye apfuye. Nabahora. Nawe niyibaze apfuye umugabo we yabaha. Yibashakisha utuntu twose. Jewe ibintu nakoze. Bikuga ari byo waye. Nukuvuga ngo je akana umbwiye ngo harawe gucukura tuwale turaje uzamura mitaka. Baguha amafaranga. Naje nkakurura itaka. Wagenda ukagakora. Yego. Ariko nyine wenda ubu ngubu ntago ariko tuvuze ngo bigende kuko urwego umaze kugera rwagoye ko rwari urugero. Ntibagasuzugura akazi akariko kose bakora boko guka ntibakitinye ikindi bibaza umugabo waje apfuye nabaho. Ese byagenda nyuma y'iyo filime mumaze gushyira hanze umaze kutubwira muganya ni none izihe filime zindi tugiye kwitega cyangwa tugiye kubona kuri Rwesamihigo TV? Murakoze, hariho zirahari kuko hari indi izati kwikurikiraho aho mama Miracle cyangwa mama Niyore ahoko twe iwacu akina yitwa Rebeka giti ku mazina ye no kuvuga ngo azaba ari ahantu yacaga inyuma ari umugore wanjye no musangane umugabo ngiye kumuniga nyine mukubita byanyabyo ariko turamukubita kabisa ndamukubita uyu yarangiza uyu mugore nawe wa mugabo akabaragiye amara kugenda noneho nanjye uyu nawe agahita angebera akavuga ati n'ubundi rakanya gati nta nishoboye urebe uri niki ubwo nawe yagira arandana nyine yihenuranye undi musore nawe uzi ko uzajya amufasha kuri gahunda wa musore nawe ariko mbere yaho asanga wa mugabo yirukangiye nawe ari kumuca inyuma ku mukobwa noneho wa mukobwa nawe uwo nguwo agasigarana nawe akaba afite umukobwa umusore w'inshuti yanshuti nawe agasanga ikazaza igahura n'uyu nguyu ari mu kababaro yuko yasanze wa undi nawe yihenuranye ari kumuca inyuma nawe uramukwa nawe bari inshuti n'abakongera bakaza kuza guhura nawe akarusigara nyine amukorera gahunda yose nyine nk'umuntu ufite umugabo. Ego nizo ni imwe iriho hakazaho n'izindi zirimo kuri umwambuzi hari n'ahandi ari umwambuzi ari umwambuzi urumva nazo zirahari nazo aho yagiye akambura ngewe urwango yabaga iwanjye mu nzu iwanjye anyambura amezi 5 y'inzu none nsanga hari undi muntu yamufatiye mu nzira bapfa 5 yamugurije ajyanye umwana kwa muganga noneho uyu ambona aziko ngiye kumuherika ngumucuzi nyine ngumuvugiza ahubwo asanga nanjye niguye ati wowe nibaza ahubwo birenzeho nuko ariko bikarangira aguye mu bandi bantu none abantu nyine aguyemo nabo agasanga nabo bari kumuregera nde umuyobozi wa muyobozi akabwira ati muzaze umunsi yonuye agasigara nawe ubwo bumvikana nyine ng'icuta kamuheje tukabati n'ubundi nyine uwo mugabo nakabariki ari umuhehesi umuyobozi umuhehesi nukuvuga ngo muri Rwesamihigo nkina ndi umugore udashobotse umugore wiba ngo twara abagabo ngo gishegabo zaje zose muzi zibaho
muri Rwesamihigo rije bazi niwe bazirunzeho hanyuma bitagwanye n'umuri ko musanzwe mukinana nuko nyuma dukina kandi kantu gatoya nyine gashoboka bakadasaba muvumo irenze yego direct ndodutse uyu mugabo nyine ubwo uramukunda we ntabukunda kandi uramushaka wakinyirinde niba ushoboye ntabwo ukwiye kwitwa papa wanjye Rofa wowe uteye maminda ariko ntabwo uri umubyeyi wanjye nipfa ntuzamba nanjye nupfa sinzaguha erega n'ubundi jyewe narabivuze na nyoko nawe akubyara sindisiko sinzanaba we ngewe mwiki ngura umwana wanjye wowe narakubyararutswe wowe reka ngubera siko Imana ifubira imfura babi n'abeza hari igihe ukwezi kuzandasira hari igihe izuba rizandasira wowe uzangifuza utakimbonye uzoma ugenda na nyoko nawe nuko yagiye nawe uzagenda sha kuvuga ngo ngewe wowe ngewe uzagenda na nyoko nawe namubwiye yajyaga ajya mu Burayi akajya gusambana sinzi niba uri n'uwanjye ubundi ubona dusa wowe unadusa ngesa nawe ajya uzajya gufatana n'ahandi urarira amatasi urariti It's fine nari ajya ntabwo nzongera kurira imbere yawe uzajya kurira abandi aho usanzwe uririra Okay. Pazi nshuti bakunzi ba Rwesamihigo TV, udukurikiye kano kanya nkubwira ngo ibanga n'ugukanda subscribe byonyine nta mafaranga tukwatse, ubundi bikorwa byiza byinshi nkibi bikagenda bikugeraho 5 kuri 5 aho uri hose y'abantu mu gihugu hanze Rwanda diaspora zitandukanye. Mwese peace cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda. Murabona ko ari fresh sana. Ibikorwa ni byiza kandi byinshi birahari dukurikiranire umunsi ku munsi mugende mu bibona. Ese ari ikintu nibaza noneho. Iyo umuntu akubonye uri kwactinga uri kwactinga nyine ibintu biri opposite yuko nasanzwe yakuzi cyangwa se yagutekereza, uzi ko umuntu abona warize byanyabyo ubundi babimeze gute kugira ngo ufatiye role uyifiringe bizemo n'amarira neza none wagira ngo ni ibintu byabayeho physical? Murakoze cyane. Hariya ntago je natinaga nka Rebecca, natinaga nk'umu character wanje nyine se yanze. Ubisaba ko nyine winjira mu character baguhaye gukina. Haramba niyambuye ko ndi Rebecca mama Niyori ndi uwo mwana nyine se yateranye. Niko bigenda. Ibanga n'ukubifata none ukaba nka wenyine n'ukuri urabifiringa nyine ukabyumva kandi bisaba ko nyine sene uri kuyumva iyo uyumva urayikora yego. Hari ikintu twavuze ko ariko wenda ntitwakivuga mu buryo busesenguye neza. Umuntu ushaka ko umukina muri filime iyo mumuvuganye ariko se umuntu ashobora kwibaza mu bintu bijyanye n'amafaranga how is it bimeze biti ucangaye kugira ngo ujye muri filime y'umuntu, mbese ubwo nibyo ushaka kuvuga? Iryo ni ibanga ry'akazi. Yewe ukuntu nteye muri iki ntago nzi kugorana. Ndakubaza wowe wumva wabona ngahe, ariko nawe ntuze ngo umfobye kuko ngiye kuzaba mu izina ryarakuvunye. Ngiye kuzaba mu star. Nupfobye umuntu ariko ntumuhe n'amafaranga atamugira umumaro. Iyo numva nyine uri kungora ndakwihorera, ariko ntago ngorana ko ibindi byo ni ibanga ry'akazi. Ariko mu makazi ndagerageza kandi ntago nzabahenda. Murakoze. Okay, hanyuma Cleophas, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi noneho gira ubutumwa uha abantu badukurikiye aka kanya, abantu bakunda sinema nyarwanda n'abakurikira filime zanyu mukora, gira ubutumwa ubagenera. Icyambere ni ukudushyigikira, bakajya bakanda subscribe bagasharinga ubushoboye rega n'uburenganzira. Hari ikintu nyine kibaho, hari abantu wenda hariya ngunze gushyira kuri stati umuntu ese ni umuntu akwimye subscribe kwikanda no kurebaho kandi ugasanga na za band ubwazo barazitwaye byako bimaze iki. Uyu murimo wa sinema no kuvuga ngo no gufashanya muzabusanzwe muzabwa buri munsi, nkuko numva hari abo nafasha baje tutaca amafaranga tubajya dufasha muri ubwo byo kuba badushyigikira. Icyo ni cyambere. Ikindi cyakurikiraho bakajya badukurikirana cyane kandi bakajya baduha n'inama aho babona twakoze nabi, twandika muri comment bakatubwira ati aha naha mukosore gutya, bishaho kuba byadufasha mu buzima bwa buri munsi.
hanyuma nanone ariko nubwo dusoza wicara ukavuga uti noneho biri confirmed ko ngiye gufungura cyangwa se yes ngiye gufungura nka company nshyashya ya sinema no mu Rwanda Rwesamihigo TV, umwanzuro ufashe ryari byagenze bite? Bo umwanzuro mu kwezera ari gucamo akemwa imigi gucamo igihugu hagati ya 2 na 3. Bivuga ko tugiye gushaka uburyo nyine twakigisha abantu ibagira umumaro, aho umuntu ajya agenda ajye kuri wifi arebe bitamugira umumaro, nawe utavuga ati najya dushikira hamwe ajya agira handi agira umusaruro atubonaho nawe, ariko byo biri confirmed ko tugomba kubikora, ko twamaze no gutegura uburyo tuzagenda tubikoramo tuzibahereza. Uvuga ngo izi uyu munsi turi gukora izi biganiro zikuri Rwesamihigo TV, ariko tuzi ko mu bihe biri imbere iyo channel yo tuzabamenyeshaho n'izina ryayo kugira ngo babone ukuntu bajya bayisacinga bashaka kugira ngo babone ibyo bintu. Okay, hanyuma Mama Niyori, mu magambo makeya tugana ku musozo, ni we butumwa wagenera abafana bawe, abakunzi bawe, abakunda ibyo ukora ndetse n'abakunzi ba filime nyarwanda muri rusange, abakunzi ba sinema bose? Murakoze cyane, ntago je nawe n'ukuntu mbashimira, gusa Imana yo ibaho umugisha. Hari umuntu nshaka gushimira by'umwihariko, ndashimira umuhungu witwa James, niwe muntu watumye menya Mama Nick. Urumva abantu bose nagiye nshaka nakinje narahabuze, yansanze kuri Chic ahantu nicaye ndi kureba filime, nakoraga muri Chic ahantu nicaye nyine ari ukundi kureba filime ukundi gufana, niwe watumye nza kwa Mama Nick. James Mani guha umugisha ahantu. Ndashimira Nyambo Jessica, Nyambo Imana guha umugisha, bakira mani ba Jojo, banyatanyi bavanira, abantu bose banyisha amafilime yabo ndabashimira. Ubutumwa naho abakunzi bandira ugiye ko nta bafana ngira gendera abakunzi. Nukuri ineza banyeretse n'urukundo banyeretse, Uwiteka azabibiture kandi umunsi bazagera ku munsi mubi Imana izabibibukireho. Ikindi nanjye ndahari ku bwabo, uzanyenyera wese ndi ready yo kumuba hafi. Abakunzi ba sinema mugerageze guys, mujye mutureba, mukore sub, share, comment, kandi ikindi ni ukuri mujye muduha ibitekerezo byacu tubikeneye kuko rayibivuze. Murakoze. Okay, hanyuma shito bakunzi ba Rwesamihigo TV, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twari kumwe na okay, bamwita Mama Niyori, Rebecca, amazina menshi agiye atandukanye agiye mumenyaho mu mafilime agiye atandukanye. Turi kumwe na Cleophas, ni CEO Rwesamihigo TV, game changer uje guhindura ibintu bye bitandukanye na muri sinema nyarwanda. Badufite byinshi kandi byiza, ubwo rero bangana arindi cyangwa se icyo tubasaba nta kindi, nta mafaranga tukwatse, we kandi subscribe ukoze kunzogera nakarusho uburi tubana umunsi munsi gatanu kuri gatanu mu biganiro byacu ibikorwa byacu bigiye bitandukanye. Hanyuma nshimira wowe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi, nkubwira ngo ni by'agaciro kwafasha umwanya wacu kabana natwe, nawe njye mvuga na Kere Wende na Dangerous mutoto wa Afrika.